korera ubutinganyi ngo afata amavuta y'igikotora akabasiga mu kibuno ngo agashyiraho n'amacano. Arambwira ati nayo ngiye koza Kennedy nsanga yineyeho. Njye mwana yambwiye ko abimukoreye kabiri. Igisenyi yabasigaga amavuta mu kibuno, yamara kwasiga amavuta mu kibuno birumvikana no kugira ngo umubere bworohe, bityo igitsina kize kubasha kwinjira mu kibuno cy'umwana. Ariko abana kubera ko nyine batamenyereye ibyo bintu baratakaga bakababara, ariyo mpamvu baje kubimenyesha abayobozi. Usibye ko yanabateraga ubwoba ababwira ko biraza kurangira kubisa cyangwa se akabica, ariko urumva ko yabashukaga. Gusa uyu munsi turibaza ngo ese uyu mugabo mu by'ukuri wasambanyaga abana mu kibuno cyangwa se warongoraga abana mu kibuno araza guhanishwa irihe tegeko? Ese yakoze ibihe byaha? Icyaha yakoze ni ukunyuranya n'itegeko nshinga cyangwa se kunyuranya n'uburyo imibonano mpuzabitsina ikorwa. Ubundi imibonano mpuzabitsina ikorwa hagati y'umugore n'umugabo, nibyo tegeko ryemewe mu Rwanda, kandi nabo bari ku myaka y'ubukure banabyumvikanyeho. Birumvikana ko niyo yaba ari umugore wawe ushobora gukora imibonano mpuzabitsina nawe ku gahato bigafatwa nk'aho wamufashe ku ngufu. Icyo ni kimwe. Ikindi urumva ni urwo ruhande nyine. Ikindi ari mu myaka y'ubukure nibo bakora imibonano mpuzabitsina. Rero uyu mugabo araza guhanishwa iki? Araza guhanishwa gufata ku ngufu. Mu bitekerezo bya nyine uko bikeka ashobora kuza guhanishwa gufata ku ngufu, nubwo bimeze uko nguko, ariko ikintu kijyanye n'imibonano mpuzabitsina hagati y'abagisangiye gikomeje gufata indi ntera umunsi ku munsi. Uribaza ngo rero umunsi ibigo nibiramuka bikomeje gufata indi ntera, ugasanga umuhungu yifuza gusambana n'umuhungu mugenzi we cyangwa se umukobwa yifuza gusambana n'umukobwa mugenzi we, mu bigo by'amashuri bizagenda gute? Ese dorotwari z'abahungu n'abakobwa bizagenda gute? Ese ntabwo bizarangira buri munyeshuri ku ishuri bamuhaye icyumba cye mu rwego rwo kurinda abahungu ko basambanya abahungu bagenzi babo? Cyangwa se bizarangira buri mukobwa wese bamuhaye icyumba cye mu rwego rwo kurinda abakobwa ko basambanya abakobwa bagenzi babo? Ibihe byiza nshuti zaho Murande 7 TV ndetse na Simbi TV dukunda kandi doza ku mutima, ni nako bizahora nta mpamvu n'imwe atuma tutabikora. Njye nitwa Nshimiyimana Simeon. Nk'isanzwe rero umunsi ku munsi tubageza inkuru zitandukanye, imyidagaduro, ubukungu ndetse na politiki. Ibyo byose kandi tubikora kugira ngo tubereke ko tubari iruhande, tubereke ko mu by'ukuri ibyaba byose tuzaguma iruhande rwanyu, tugakomeza kubaha amakuru ya politiki ndetse n'ubukungu bitewe n'uburyo mudukurikirana. Uyu munsi turi mu cyo nakita igihe kidasanzwe. Ubusanzwe tugira umuhungu n'umukobwa, ndetse birumvikana ni umuhungu n'umukobwa cyangwa se igitsina gore n'igitsina gabo. Abo ngabo nibo bakora imibonano mpuzabitsina. Cyakoze iyo byarenze iyo irengayobora cyangwa se icyo nakita irengayobora, ni igihe ubona umuhungu yifuza gukora imibonano mpuzabitsina n'umuhungu, cyangwa se ukabona umukobwa yifuza gukora imibonano mpuzabitsina n'umukobwa. Hari n'igihe ujya kubona ukabona umuhungu yifuza gukora imibonano mpuzabitsina n'umuhungu, ariko nanone akifuza gukora imibonano mpuzabitsina n'abakobwa. Birumvikana ko ashobora kuba aryamana n'abakobwa ariko akongera akaryamana n'abahungu. Ushobora kwibaza ngo ikintu kijyanye n'ubutinganyi ni ikintu mu by'ukuri cyapfuye kuza gutyo gusa, cyangwa se ukavuga ati ni ikintu gishyashya, ni ikintu kitahozeho. Oya, mu by'ukuri ubutinganyi ni ibintu byabayeho kuva kera cyane. Niba mubyibuka, Loti ubwo yari acumbikiye abamarayika baramusuye arabacumbikiye, ariko haza abagabo b'inyangabire muramubwira ati twamenye ko ucumbikiye abashyitsi, none turagira ngo ubaduhe tubarongore. Maze Loti arababwira ati mwokagiye Imana mwe mwakihanganye ko mfite abakobwa b'amasugi, mwaretse nk'abari bo mbaha mukaba ari bo murongora. Abagabo baratsimbarara barabyanga, baravuga ati turashaka abahungu barayi bawe baduhe tubarongore. Icyakoze Uhoraho yakinze akaboko, maze abo bantu bahita bahinduka impumyi, maze abamarayika baragenda. Rero ikintu kijyanye n'ubutinganyi cyangwa se imibonano mpuzabitsina ku bijyanye n'iki gihe ntabwo ari ibintu by'ubu ngubu, ni ibintu byahozeho kuva kera. Ntabwo rero bikwiye kubatungura, ahubwo mukwiye kwibaza ngo ese twabana nabyo gute, twahangana nabyo gute? Ese mu by'ukuri hari icyiza cyabyo cyangwa se hari ikibi cyabyo? Ese mu by'ukuri iyo turwanyije imibonano mpuzabitsina hagati y'abahuje igitsina, ni cyo nakita kubangamira uburenganzira bwabo? Ese ni ukurengera ikiremwa muntu? Icyo ni ikibazo dukwiye kwibaza. Dukwiye kwibaza nanone, se dukwiye kugira umuhungu n'umukobwa tukandika ngo uri umuhungu cyangwa uri umukobwa, cyangwa dukwiye kugira agenda zirenze imwe? Wowe ufite uko byumva.
wenda iki kibazo ushobora kutacyumvise, reka ngisubiremo. Ese urumva dukwiye kugira umuhungu n'umukobwa akaba ari byo bitsina bibaho, tukagira igitsina gabo n'igitsina gore, cyangwa dukwiye kugira igitsina gore gabo? Ubwo ni umugore urimo igitsina gore n'igitsina gabo, cyangwa igitsina gabo gore, ubwo ni umugabo ariko ufite n'ibice by'umugore. Urumva ko mu by'ukuri ni ibintu tuba dukwiye gutekereza. Uyu munsi ujya ukumva ngo ngira ngo mwabonye nk'iyi nkuru y'uyu mugabo mu by'ukuri wagize gutya agasambanya abana batoya. Yego, Igisenyi yabasigaga amavuta mu kibuno, yamara kwasiga amavuta mu kibuno birumvikana ni ukugira ngo umubere bworohe, bityo igitsina kize kubasha kwinjira mu kibuno cy'umwana. Ariko abana kubera ko nyine batamenyereye ibyo bintu baratakaga bakababara, ariyo mpamvu baje kubimenyesha abayobozi. Usibye ko yanabateraga ubwoba ababwira ko biraza kurangira kubisa cyangwa se akabica, ariko urumva ko yabashukaga. Gusa uyu munsi turibaza ngo ese uyu mugabo mu by'ukuri wasambanyaga abana mu kibuno cyangwa se warongoraga abana mu kibuno araza guhanishwa irihe tegeko? Ese yakoze ibihe byaha? Icyaha yakoze ni ukunyuranya n'itegeko nshinga cyangwa se kunyuranya n'uburyo imibonano mpuzabitsina ikorwa. Ubundi imibonano mpuzabitsina ikorwa hagati y'umugore n'umugabo, niryo tegeko ryemewe mu Rwanda, kandi nabo bari ku myaka y'ubukure banabyumvikanyeho. Birumvikana ko niyo yaba ari umugore wawe ushobora gukora imibonano mpuzabitsina nawe ku gahato bigafatwa nk'aho wamufashe ku ngufu. Icyo ni kimwe. Ikindi urumva ni urwo ruhande nyine. Ikindi ari mu myaka y'ubukure nibo bakora imibonano mpuzabitsina. Rero uyu mugabo araza guhanishwa iki? Araza guhanishwa gufata ku ngufu. Mu bitekerezo bya nyine uko bikeka ashobora kuza guhanishwa gufata ku ngufu, agahanishwa inezeza mubiri, gufata abana batagejeje mu gihe cy'ubukure, kubasambanya, kunyuranya n'imibonano n'uburyo imibonano mpuzabitsina ikorwa bigendanye n'ibyanditse mu itegeko nshinga. Nubwo bimeze uko nguko, ariko ikintu kijyanye n'imibonano mpuzabitsina hagati y'abagisangiye gikomeje gufata indi ntera umunsi ku munsi. Uribaza ngo rero umunsi ibigo nibiramuka bikomeje gufata indi ntera, ugasanga umuhungu yifuza gusambana n'umuhungu mugenzi we, cyangwa se umukobwa yifuza gusambana n'umukobwa mugenzi we, mu bigo by'amashuri bizagenda gute? Ese dorotwari z'abahungu n'abakobwa bizagenda gute? Ese ntabwo bizarangira buri munyeshuri ku ishuri bamuhaye icyumba cye mu rwego rwo kurinda abahungu ko basambanya abahungu bagenzi babo? Cyangwa se bizarangira buri mukobwa wese bamuhaye icyumba cye mu rwego rwo kurinda abakobwa ko basambanya abakobwa bagenzi babo? Kuko bijya bibaho ugasanga nko mu bigo by'amashuri abakobwa barararana ariko n'abahungu barararana. Ibyo rero niba gusambana hagati y'abahuje ibitsina bikomeje kwiyongera, bizarangira mu bigo by'amashuri abahungu bagiye basambana n'abahungu, n'abakobwa bagiye basambana n'abahungu. Birumvikana ko abayobozi b'ibigo baba bakwiye gukangura bakaba maso kugira ngo mu by'ukuri ibi bintu bidafata indi ntera. Si ibyo gusa, mu bigo by'amagereza ho, mu magereza imfungwa zitandukanye, hari amwe mu magambo agenda avugwa mu magereza, zaba izo mu mahanga cyangwa se n'izo mu bindi bihugu bidukikije, bivugwa ko imfungwa z'ibitsina gabo zisambanya izindi mfungwa z'ibitsina gabo. Ugasanga wenda niba hafungiwemo nk'umwana mutoya, ugasanga baramusambanya, ugasanga arasambanywa, ugasanga mu by'ukuri umuhungu mukuru ari gusambanya utwana tw'uduhungu duto dufungiye muri iyo gereza. Icyo kintu rero ni ikintu abacungagereza bakwiye kuba maso bakagenzura, cyangwa se bagashaka ubundi buryo bazahangana nabyo mu by'ukuri, kugira ngo ubusambanyi hagati y'abahuje ibitsina bugabanuke. Nibidakorwa uko nguko, ubutinganyi buzakomeza kutwihishamo bukomeze gukorwa. Si ibyo gusa, ibihugu bya Afurika nanone bikwiye kwicara bikareba, ese mu by'ukuri abahuje ibitsina dukwiye kubaha uburenganzira bakajya babukora bisanzuye. Abandika amategeko nshinga y'ibihugu bitandukanye nabo bakwiye kwicara bakibaza ngo ese mu by'ukuri itegeko nshinga dukwiye kurihindura tukongeramo ubundi bwoko bw'ibitsina runaka, cyangwa se gender, tukongeramo igitsina gabo, igitsina gore, tukongeraho n'igitsina gore gabo, cyangwa se tukongeraho n'igitsina, kuko hari n'abantu batishimira ibitsina. Hari utishimira kuba umukobwa cyangwa kwishimira kuba umuhungu, abo ngabo nabo barahari. Ibyo nabyo dukwiye kubyibazaho. Ushobora kuba ufite igitekerezo cyawe, cyandika muri comment section. Ibirenze ibyo mukomeza mugira muraturuka ku Mana. Njyewe nitwa Nshimiyimana Simon. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri Rukuta, ukore like, subscribe, ibiganiro byacu bisangize rubanda. Naho ubutaha. TV for everyone, for everything, and for everywhere. We believe that everything is possible and impossible is nothing.